Ikindi kintu tutarabyibagirwa, ubutumwa bwiza, buno butumwa bwiza, ubutumwa bw'Imana yacu, Imana yacu kamerano, ntabwo bukwiye dukeneye ko bukwira isi yose, kuko isi iriwa bukeneye se. Buno butumwa bukeneye abantu, bukeneye kuba ari abantu, kandi ubutumwa busanzwe buri murimo, ahubwo ni ugukuraho kiriya kintu gituma batabona, icyo kintu gituma batubura umutwe, icyo kintu gituma badatekereza, icyo kintu gituma mubona hano hantu nk'ahantu habi, nk'ahantu mwaje mu rubanza, nk'ahantu mwaje mu gihano. No, icyo kintu nimucyuburureho, mubone, nimuhumuke, nimuhumure intekerezo zanyu, nimugendere mu mucyo, mujye mukuri. Iriya Mana ntago ari ukuri uko turi, se ubwo urumva iriya Mana yaremye amategeko, yabikoze kugira ngo abantu bananirwe, yabikoze kugira ngo ibagerageze, kandi yari ibizi neza. Iyo ubisomye neza ubona ko yari ibizi ko yaremye umuntu, ibizi ko ngo azacumura. Irangije ibushyira ibiti muri Edeni, ahantu yagombaga kuba, ihashyira igiti kibi n'icyiza, kandi yari ibizi ko umuntu azakirya, kuki yahashyize kiriya giti. Iriya ni Imana y'umucuri. Muve muri matrice yo gucurama, mujye muri matrice yo kubaho mweme. Ntago inzovu ntago yububa, intare ntago ikama, ntago igirya ibyatsi. Muve muri matrice y'umucuri rero, mujye muri matrice y'uko muri, matrice y'ukuri, matrice y'uko turi, niyo y'ukuri rero. Yo niyo y'Imana kamerano, y'Imana karemano. Muyihorere, demirejeni muyireke, nta kimaze, abifite ikimariye naba basoroma, bakubwira ko ukwiye gutura, ukwiye gukora biriya byose. Iriya mirimo nyine itegetswe n'amategeko. Amategeko nayo kukunaniza, ntago ari ayo gutuma ugira imbaraga. mu byibuke. Murakoze. Ivugabutumwa ku isonga ni igihe cy'isarura. Igihe cy'isarura, ivugabutumwa ku isonga. Ibyo bizagerwaho ryari rero? Igihe ubutumwa buzaba bwageze ku isonga, kizaba ari igihe cy'isarura. Ibyo bintu iyo tubivuze, abantu bacengewe na za nyigisho za demiyorije bahita bagira ubwoba, kuko bazi ko uburyo Imana izasaruramo ari urupfu nyine, ari ugusoroma ingoto, ari ukuzaza guhana abantu, ari ukuzaza mu rubanza, ari ibintu bibi byose nyine bituma abantu bagira ubwoba. Kandi ibyo bintu nababwiye ko ari wo murunga abo bantu b'Imana ya demirije bihishamo, bagashyira abantu mu rungabangabo, ari rwo rugabano rw'isi, bakadushyira mu rugabano, ari rwo rugabano rw'isi. Ubwo isi y'umuntu n'isi y'Imana, n'isi yabo n'isi yacu, bakadushyiraho imipaka, bakadutera ubwoba, bakatwereka, bakadushyiraho umurongo ugoramye, kandi bakatubwira ko ari umurongo wo kugenderaho. Murakoze rero. Noneho tugiye kuyoboka Imana kamerano, Imana yacu, Imana iri muri twe, Imana natwe turi muri yo, Imana ibana natwe, Imana tubana nayo, Imana ihorana natwe, Imana duhorana nayo, Imana yirirwa ahandi igataha ahandi, igataha i Rwanda. Yego, nitumara gusobanukirwa rero, tuzasobanuka, kandi tuzaba twuzuye rwose, tuzaba twuzuye by'ukuri, tuzaba tubayeho tubohotse, tuzaba ducitse iyo ngo y'abagome, iyo ngo y'abanzi. Iyo Mana yabo twabwiye ko ikwiye kurandurwa, igacibwa burundu, igacibwa, ikavanwa muri twebwe. Yego, murakoze rero. Ibyiza biri imbere, ibyiza biri hano turi, ibyiza biri inyuma, ahantu hose ibyiza birahari. Nta mpamvu rero yo kudushishikariza, kutubwira ko tugomba kubaho nabi hano ku isi, ngo tuzabeho neza tugeze mu ijuru. Kandi ubuzima bwiza tubukeneye turi hano, kuko niho hakora inyama n'amaraso. Niturenga hano, nk'uko nawe babwiye ko iyo umuntu ari mu kwezi, ugenda ingendo yo mu kwezi, wambara imyambaro yo mu kwezi, ukora ibintu bijyanye no kuba mu kwezi, ukora ibintu bijyanye no kuba uri mu kwezi, cyangwa uri ku zuba, cyangwa uri mu isanzure, ukora ibyaha. Rero turi hano, tugomba kugendana n'ibyaha, tugomba kugendana n'igihe kigomba kugendana natwe. Murakoze cyane. Yego, niyo mpamvu twahisemo kubakorera inyigisho cyangwa ikiganiro, tukaganira ku kintu kijyanye no kuyoboka. Abantu benshi rero twasanze bakora ikintu cyo kuyoba Imana kamerano, bakayoboka Imana karemano, kandi bo baba bazi ko bari mu murongo mwiza, baba bazi ko bayobotse Imana y'ukuri. Kandi abantu bakoze demirije, ndakeka n'icyo cyigisho ibyo bintu twabivuzeho. Demirije y'Imana y'abantu bashaka kugenga isi, bo bihishe muri icyo kintu, babakorera Imana, babereka ko Imana muri kuyoboka ari Imana y'ukuri, babereka ko kuyoboka Imana karemano ariyo Mana kamerano. Reka tugiye kureba rero uyu munsi, tugiye kubakorera ikintu kijyanye no kuyoboka.
ntimuyobe imana kamirano, kuko imana kamirano iri muri mwebwe, iri muri twe, iri muri njyewe, iri muri wowe. Ihuriza twese ikihuriyeho ni uko buri wese afite icyo ahuriyeho na mugenzi we. Twese turemye muri sisiteme imwe, iyo mana ariko idutwara muri sisiteme imwe. Abaje kudutwara ubwo kuri ziriya mana zo hanze nizo za mana bita bayari. Zimwe muri Bibiliya bitaga za bayari. Hari abasengaga izuba, imana ni nyinshi. Hari iyo bita mena, hari iyo bita ishbakiri. Nabonye namaze gukora ubushakashatsi nsanga ku isi hashobora kuba hari imana zirenga 100,000. Yego, uko byagenda kose rero, niba uri mu murongo wa bariya bakoresha iriya mana ya demiurge, uko byagenda kose uzasanga ukorera imana imwe muri ziriya. Babyibutse tuzabyiga hano, tuzabireba. Ryangombe, Nyabingi ntabwo zo zari imana z'abanyarwanda. Ni ahantu bakoze neza, abantu bahitamo kujya babaceza, kujya bagira ibyo babasaba kugira ngo ibintu byabo bigende neza. Ntabwo zari imana. Yes, reka tubanze dusenge cyangwa dukeze cyangwa dusabe. Tugiye kujya dukeza, kandi tuzajya dukeza bya Gikongwe se cyangwa bya Kinyarwanda, kimwe cyo hambere. Yego, Nyagasani, Nyagasani soko y'Imana nk'abashyerezo, ngwino uganze mu ruhanga rwa bene Imana bene irage bibanze, ngwino uganze mu ruhanga rwa Gihanga w'ibanze. Ururinde guhungabanywa n'imyuka mibi y'uburyo bwose, ururinde guhungabanywa n'umwanzi w'umugore n'umugabo. Nyagasani ngwino uture mu gituza cyanjye, ume gutura mu rwa rwa bene Imana bene irage no mwibanze. Ngwino umpa amahoro, ngwino umugisha, ngwino umurumbuke muri byose. Ngwino uhora uganje mu Rwanda rwa bene irage bene Imana none n'iteka ryose mu bidashira. Bihore bityo mu bicuba by'ababyeyi kamirano wo mwasa mukondo. Murakoze. Hari umuntu wakibaza ati kuki dusenze tudasinziriye? Ibyo bintu se urumva byafashe iki? Ko biriya byose ari ibintu byaje mu rwego rwo kugira ngo batwibe. Muzi ibintu byajyaga biba, n'ubu biraba. Ugasinziriza bari kunyaga zazaho, bari kunyaga ibiki byose. Urabizi iyobokamana riza, ibintu bya pirate byari bitaraza ibintu by'abazungu. Ibintu byabaga mu nsengero byabaga ari ibintu by'umwimerere bya karemano byahangaha, bifite umwimerere uhuye no Afrika cyangwa n'ibihugu bindi babaga bajyanyemo ubukorone, bitwaje iyo mana yabo y'umwijima, imana y'ikibi, imana igenga isi, imana. Yego, kwabaga ari ukugira ngo rero babibe. Murakoze. Uyu munsi rero tugiye gukomeza icyigisho cyacu. Yes, turabagezaho ubutumwa bw'abantu bo mu gihe cya kera, abantu bo mu gihe cyo hambere. Ubutumwa buvuga ukuntu abantu bemeraga, ukuntu abantu bizeraga, ukuntu abantu biyabokaga, uko bakezaga n'uko babikoraga byose. Ni kera rero, hashize imyaka irenga 10,000 na bingahe, hejuru y'imyaka 13,000 ishize. Yego, hari inyandiko tuzabakusanyiriza, tuzashyira mu gitabo cyitwa tikitaka. Hari n'ikindi tuzaba bita kontakita. Ibyo byose tuzabagezaho birimo ubutumwa bw'ukuntu abantu bakoraga ibintu muri ubwo buryo. Reka abakongwe n'inyandiko za kera za Afurika, aho bavuga ko ibitekerezo by'Imana y'ukuri byanditswe mbere y'uko habaho guhindura amateka n'imico y'Imana y'Abisiraheli, igahabwa ishusho nshya mu nyandiko. Iyo mvugo yo kuvuga ko Bibiliya nyakuri yanditswe n'abakongwe imyaka 2016 ishize, ishyira mu bitekerezo bya prehistoire igihe cya mbere y'ubumuntu bw'ikirenga mu bantu ba Afurika, mbere y'uko habaho ibitabo bya Torati. Ibitabo bya Tora, mbibutse, bivuga ku bitabo 5 byo mu isezerano rya kera. Harimo Itangiriro, bya bitabo bivuga byanditswe na Mose. Iyo niyo Bibiliya y'Abayahudi n'Abayahudi b'ubu. Isezerano rya kera cyangwa irishya. Muri iyo mvugo, isi yari ituwe n'Abanyafurika gusa, kandi ngo abantu b'uruhu rwera bari batarabaho. Ni muri icyo gihe, kuko iyo urebye ubona ko abantu b'uruhu rwera babayeho kubera ikiza cyabayeho. Ibyo bintu tuzabireba, ni ibintu bindi. Ariko ubundi umuntu w'umwimerere, niyo ugiye muri buno bushakashatsi bwa siyansi zino z'abazungu, batubwira ko ibisigaratongo bya mbere biboneka muri Afurika, ariko bakatubwira ko umuntu wa mbere yari Adamu, kandi Adamu ngo yari umuzungu. Ibi byose tuzabireba, kandi tuzareba n'impamvu zabyo. Iyo matrice y'umucuri tuzasobanukirwa ibintu baba bagira ngo batumenyeshe. Muri iyo mvugo, isi yari ituwe n'Abanyafurika gusa, kandi ngo abantu b'uruhu rwera bari batarabaho.
imanza n'inkuru zo muri iyo nyandiko ziba zivuga ku mana nk'iyo ari isoko ry'ubuzima, aho atari iyanditse amategeko y'ubuhakanyi cyangwa intambara. Demiurge, imana y'Abisiraheli mu myumvire ya gnosticisme, yabonwa nk'umwe mu baremyi bato, ariko atari isoko nyakuri y'ubuzima, ahubwo ari umuyobozi w'ubutegetsi bwo ku isi. Mu buryo bwo kwiga amateka, abashakashatsi bemeza ko inyandiko za kera zituruka muri Afurika zikubiyemo inkuru ziremye ibitekerezo bya nyuma byasohotse mu Bayahudi, mu Bakristo n'Abayisilamu. Hari amashyirahamwe y'imbere muri Afurika avuga ko Bibiliya n'amategeko ya Torati ari ibisubirwamo by'amazina, imvugo n'amateka yo mu misozi no mu misozi miremire ya Afurika. Ibyo bintu murabyumva. Izi nyandiko mbabwiye zitwa kontakita, izitwa tiktaka, izo ni inyandiko zari zikubiyemo amateka cyangwa se ukuntu abantu bo hambere bakezaga, uko icyo bita gusenga, nubwo atari ururimi rwa hano, bisobanuye gusaba, gusenga bisobanuye gusaba. Ibyo byose tuzabibona, ariko urumva ni izo hambere. Bigaragara ko iyobokamana rino turi gukora ryari ritaraza, ahubwo ibintu byagiye bivugururwa. Iyo urebye ukuntu byahereye mu Misiri, bikaza kujya mu Bugiriki, bikazaza kuzajya muri za Babuloni, Afurika kera yitwa Misiri, ubundi yitwaga Afurika, nanone iza kwitwa Ethiopia, iza kwitwa Arikeburani. Ayo ni amazina yose yagiye ahabwa Afurika mbere y'umwaduko w'abakoloni. Yego, iyo bavuze rero ngo Misiri cyangwa bakavuga ngo Egiputi cyangwa bakavuga ngo Ethiopia cyangwa bakavuga ngo, ibyo byose ntabwo tumenya ibyo ari byo, kandi iyo yari Afurika, ntabwo cyari igihugu kimwe. Afurika yari sa frontier, nta mipaka yari ihari. Hari rero kwa Rwangambibi, kwa Muhuzansibo, ibyo byose tuzabisobanukirwa. Aka ni agace ka mbere kambakorera utuntu duto kugira ngo mutarambirwa. Ndaza gukora igice cya kabiri. Murakoze.